Okay. Rukundo rwanjye egera hino nkubwira ko ari ku mutima mpora mfite ubwoba yeah uzansiga nkababara After life. Reka nongere ngusuze kandi nkwihere ikaze wowe aho ukurikiye waba uri Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali ukurikiye Afri Live TV. Reka twibanire tugusurira abahanzi ibyamamare bitandukanye, waba ukina football, waba ukina comedy, tuzakugeraho. Genda Mr Emmy ndagusaba subscribe aho ureba neza kuri Afri Live TV, unakanda akantu k'inzogera, unakoze comment, like and share, ntacyo byadutwara. Uwo mureba imbere yanjye aratangira twibwira umuntu turi kumwe ubundi ni muntu ki muri bwa buryo bwa gihanzi ariko bana go bwa gihanzi fata utaravuga ijambo nini. Okay. Rukundo rwanjye egera hino nkubwira ko ari ku mutima ubwira kenshi ngo ngukunda nta n'umwe nabona bakundutira oya nta kintu na kimwe cyo kunyibagiza kuko ngukunda ni nko gutera ku mutima wanjye ntahagarika igumiraho naho nurengaho ni umutima uterera disiyo babe niguse baby naho nurengaho. Uza gutyo bamwita umusore bita Derek. Ntago nkunda kuvuga ibintu byinshi like ku muntu ufite impano nk'iyi ngiyi, nkunda kubanza kubaha agasampo kugira ngo tuze kuganira nyuma babasha no kumva ko nta giti yahabaye cyangwa n'ibindi kuko bajya bavuga ngo giti hanze ziravuza ubuhu. Wese kubyumvara ndabyumva cyane urabyumva like uberetse ko nyine nta kantu ku mufuka wanje kumwengika nyuma like reka noneho tumenye urinde mu mazina bwite. Okay, murakoze cyane. Amazina niswe n'ababyeyi ni Irambona Derek Dondive. Hari n'ayandi bagiye bongeraho gake ariko ayo ngayo niyo y'ingenzi. Niyo abantu bagomba kumenya. Ndi umuhanzi, ndi umucuranzi, ndi gukora na music production, ariko nize ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa se civil engineering. Ndakeka izo ni information zirahagije. Abafite akazi batanga mu bwubatsi, mu gucuranga, ibintu byose urimo bagusanga. Aho kabisa ndisanga. Like reka twigendere nyuma gatoya utari uyu nguyu ndi kubona. Byari bimeze bite umuziki wawutangiye ute? Byaje gute? Ese warimbaga muri korale like abantu benshi niko bagenda batubwira, wowe byaje gute? Iyo byaje nkiri umwana ko nakuze mbona ababyeyi banjye bakora muzike nabo. Nakuze mbona mu rugo hari gitari, papa acuranga, mama baririmba. Nkura nanjye numva mbikunze cyane, nkajya ndirimbira abana twiganaga muri primaire. Baza kumforsa nyine barambwira ati ariko nyamara hari ikintu bifite mushobora gukora kikagenda neza. Banyankuraje rero sasa gutangira kwandika indirimbo zanjye. Nza kubitangira muri za 2008 niga primaire. Ariko ninje muri studio bwa mbere mu 2012. And then ubu turi 2020. Ese nukubera iki nyine tutakubonye like nkuko twabonye abandi cyane, byagenze gute? Nkuko mubizi muri kariyeri zose bisaba igihe nyine, ntago ari umuziki gusa nubwo abantu aribo bakunze kubona cyane ngo umuntu amaze imyaka myinshi cyane akora ngo batamuzi. Ni kariyeri zose, ibintu byose bisaba igihe, bisaba n'amafaranga, bisaba n'umwanya. Urumva nk'ubu nabitangiye ngiye nkiri primaire, nari umwana mutoya, nyuma nkomereza mu ishuri ndiga segonderi, kaminuza. Still icyo gihe cyose nta mafaranga nari mfite kandi music in business. Ntago rero waba exposed utagize ikintu ushora cyangwa
kutabonye umwanya wo kubikora. Ntangiye kubikora cyane aho ndangije kwiga, niyo mpamvu ngo abantu batangiye gusa nk'abamenya nubwo bitaraza neza ariko icyizere kirahari kabisa. Wakoze kuri gitari ndabikunda cyane, ngira amatsiko nimba waranyuze ku nyundo nk'abandi tujya tubona. Ese wewe wanyuze ku nyundo nibyo wigishije? Ubundi gitari yo yaje gute? Kutubwiye ko kuririmba byaje, yo gitari byaje gute? Mbere ya gitari nahereye kuri piano, narigishije, ntago nigeze njya ku nyundo kabisa, ntago naho narize aya mashuri ngo mbone n'indi myaka 3 yo kujya ku nyundo. Byashoboka ariko imyaka mfite ntago yaba yarabinyemereye. Ntago nigeze njya kwiga ku nyundo. Gitari nayo natangiye kwiga 2013, ariko mbere yaho za 2011 nahereye kuri piano n'ibintu bya music production gutyo, byose kubera kubikunda. Kubera kubikunda rero bigenda biza, ngenda ni documenta, ngenda negera abantu babizi, nakubona uri gucuranga nkakureba ibyo uri gukora, nanjye nataha nkabikora kugeza no munsi nyine ngeze ahangaha. Ugeza kuri uru rwego. Nkunda kuvuga amagambo make, turatarama of course, tukakubaza n'utundi tubazo. Reka twigendere ku ndirimbo, nicyo cyatuzinduye. Iyo mbwiye indirimbo rero birancanga kuko Ufite yose uzi turayicuranga, yawe bwite atari cover pan. Ushaka yanjye yawe kuko ni nayo mpamvu naje kumurikira abantu ku ndirimbo zawe, ntago ari cover. Of course turanyuzamo ariko indirimbo bayita Nsezeranya. Urukundo ndabizi rutera kwinshi, gusiba ibyo biranyobera. Ndabizi urankunda kandi uranyubaha, njye nifuza katatararara ndakanzonga cyane. iyo uri kurabona kubona ndahangayika, mpora mfite ubwoba kuzansiga nkababara. Nsezeranya uzakomeza kunkunda, nsezeranya uzabana akaramata. Oya nta kindi nifuza rukundo we. Ntekereza kukubura nkumva nasara yo. I don't wanna lose you sweet baby, my baby. I don't wanna lose you, come closer my baby. I don't wanna lose you, come closer. Nsezeranya uzakomeza kunkunda, nsezeranya uzabana akaramata. Oya nta kindi nifuza rukundo we. Wow, nta kindi wifuza n'urukundo. Reka gusezeranye. Like iyo ndirimbo byaje gute kugira ngo uyandike? Se ni true life, ni true story, or ni umuntu wakuyeho idea then urayikora? Kuko ngo abahanzi niyo mpamvu bavuga ngo habaho ikintu bita inspiration. Hari ibintu biza nyine wumva bikuje mu ntekerezo, cyangwa se ukabona nk'ikintu wa mugani nk'uko wavuze, hari igihe bituruka ku nkuru nyakuri, bikaba byagutuma wandika indirimbo. Iyi ngiyi rero yaturutse mu bitekerezo byanjye, ntago ari true story. It's for anyone. Yeah, it's for anyone. Hari igihe nyine ukunda umuntu ewana ukahora wumva ufite ubwoba bw'uko uzamubura. Umunsi umwe ukavuga ati shaba azamuntwara, cyangwa se azagera ahanyange, cyangwa se ibihe bizadutandukanya kubera urukundo rwinshi umufitiye. Akenshi binabaho cyane ku bantu bakundana cyane. Rero navuze ati aka karirimbo gashobora gufasha umuntu. Urabona nk'iyo mu bantu bakoze ubukwe, ukuntu biba ari ibintu by'ibyishimo, abantu bose banezerewe, ariko iyo ugiye kureba famille zimwe na zimwe ukuntu zibanye, hari igihe usanga rwa rukundo batangiranye rugeraho rugashira. Umuntu kabisa ewana bagasigara babanye gutyo nyine tu, ariko nta rukundo bafitanye. Rero nge iyo foto biyanjemo ndavuga ati se niki nge
nabikoraho ndavuga reka rero nishyire mu mwanya w'uwo muntu ufite ubwo bwoba afite icyo gihunga nkora kano karirimbo tu kakozwe nande indirimbo yakozwe na John Delio Beat ni indirimbo twayikoze mu 2017 turajya tuvangamo tuvuge umuziki wawe tuvuge life yawe tuvuge ndetse n'izo ukorera cover of course kuko ni nayo nakubonye hari indirimbo igeze kukubonaho ya trendinze cyane by the way yidukubitireho nayo gato ubwo ushobora kuba ari igikundiro kuko niyo abantu benshi banziho bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro wakunze ukuzi neza wenda ibyiza biyabya cyane uko matanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. Yes of course nzagukundisha abantu ngukundisha ibintu of course nkuzanira impano zitanaze nk'izi ngizi by the way Derek hari umuntu rero kubwira ko uri umunyempano nkuko mbikubwiye abantu benshi barabimbwira kabisa barabimbwira kandi wihebuye nta bintu byinshi bavuga kuko nyine hari igihe umuntu abona ikintu akaba atabona amagambo yo kugisobanura uko kiri cyangwa se nta n'umwanya uhari wo kubivuga benshi bambwira ko mfite impano bakampa kuraje bakambwira uzagera kure shyiramo imbaraga nyine ibintu nk'ibyo tu ntazigaragara nk'amafaranga n'iki zijya ziza impano zo kwa ngo akira amafaranga kuko ndavuze ati nzagukundisha abantu ngukundishe n'ibintu of course nimba umuntu agukunze agomba no kuguha ibintu hari abantu bajya amasapoti ntabwo byabura iyo abantu bagukunda harimo abafata umwanzuro bakagushyigikira hari nk'abantu bagiye banyishyurira indirimbo bagiye amasapoti zitandukanye bama amakonegisiyo atandukanye ibyo byose nyine ni ibyo wari uri kuvuga kabisa ndanabashimira cyane umuntu wese wanshyigikiye mu buryo ubwo ari bwo bwose ushobora no gukanda like ku kintu cyanjye ushobora kugisharinga ushobora kuma komenti ushobora guhindura byinshi iyo ni sapoti kabisa baguha like ndakunda kukwibariza utubazo twawe bwite and then no ku muziki dore ko ukora n'imiziki ibiri itandukanye hari uwawe hari cover z'abandi like buri challenge ku muziki wawe ukora bwite na cover ukora challenge ku muziki wawe bwite ariyo duhera challenge zihari zikomeye ni ebyiri ni bwa bushobozi bwo gukora ibintu ukeneye nk'uko ubikeneye ku buryo ushobora guproduce igihangano nyine uko wagitekereje kikaza uko wagitekereje akenshi ubushobozi buba ari ikibazo ikindi cya kabiri ni promotion y'ibihangano iyo ntahitaba abantu benshi barayifite ukora indirimbo kugira ngo uzabone power play cyangwa se abantu bayikine kiba ari ikibazo gikomeye izo nizo mbogamizi ngiye mfite ku muziki wanjye ubu ngubu and then challenge ku muziki wa cover ari wo uduhaye akapera mu kanya cover yo ntabwo ndabona challenge nyinshi cyane ko mbikora nyine kuko mbikunze ntabwo ari ibintu ushaka kubonamo inyungu izi na ziriya challenge mba mfite ni ugukora ikintu kikaza kiryoshye amakinga ashobora ko icyo kintu kizaryohera abantu iyo challenge ya mbere mba mfite
nyirayo aba yarayikoze inakunzwe abantu basanzwe bayizi njye noneho challenge mba mfite niyo kuzakora cya kintu abantu noneho bakabona difference kandi kikabaryohera kurushaho niyo challenge ya mbere mfite kuri ku bintu by'amakava muri kava wakoze zose ntabwo urahura n'umuntu akakubwira ati bro wakoze challenge wakoze cover like cover ariko ntabwo nigeze mbiguhera uburenganzira ntiwampamagaye ntiwambajije n'iki yikure kuri YouTube cyangwa tujye no mu mategeko nta bantu barabigira birebire cyane ariko hari kava nakoze abantu baramamagara baranashimira barambwira abakoze wayisubiyemo neza waririmbye neza ariko indirimbo yari ifite ikibazo barambwira rero twe turifuza ko wayisiba bitewe n'impamvu zacu nyine nge barazimbwiye ariko ntabwo ari ngombwa kuzivuga kuri mikoro nza kwisiba kabisa nawe ndakubaza ibibazo byinshi wihangana reka nkubaze ikibazo kimeze gutya nk'umuntu aje akakubwira turahitamo ibintu bibiri urakora kava cyangwa ukora indirimbo zawe gusa we wahitamo iki icyo gisubizo kirumvikana nahitamo gukora indirimbo zanjye kuko nizi kava nkora nzikora kubera urukundo ariko no guca inzira wenda z'ibihangano byanjye ariko purpose ya mbere mfite niyo kuba umuhanzi no ku exposing ibihangano byanjye bwite kava zo ni wambwa ati n'uyu munsi uzireke impamvu nyikubajije hari abantu bakora kava utababwira ngo bakore indirimbo zabo bitewe nuko ari zo babonamo amafaranga zigira views nyinshi nawe naragenda checkinga nsanga indirimbo wasubiyemo niyo ifite views zirenze indirimbo wakoze niyo mpamvu nkubajije se wahitamo gukora cover wakora umuziki wawe uransubiza ati nakora umuziki wawe why umuhanzi ubundi buri wese yifuza kuba real sibyo buri wese agomba kuba uwo ari we ngewe wundi we rero ntago ndi umukavariste ngewe ndi umuhanzi ndi umu-artiste nakubwiye ko nabyo nahereyemo izi cover nshaka maze nk'umwaka umwe ntangiye kubikora ariko maze imyaka 12 nandika ibihangano byanjye mfite indirimbo nyinshi cyane zirenga muri 100 urumva rero uwo mutungo wanjye mfite n'ibyo bitekerezo n'ibyiyumviro byose mba nifuza ko byagera ku banyarwanda ariko kubera cya kibazo cy'ubushobozi mba ngomba gukora ibinshobokeye rero kuvuga ngo nta views wenda afite ku ndirimbo zanjye nibyo nyine nibyo nkunda nk'abandi bahanzi bose bakizamuka iyo udafite power play iyo udafite support y'abandi bantu ni gute se abantu bamenye ibintu byawe ahubwo nizo mfite ndazishimira Imana ndashimira n'abantu bakomeje kubireba umunsi rero nabonye support cyangwa se nkabona imbaraga zituma nyine mba exposed ibintu byanjye bizakundwa kandi bizarebwa bizakundwa kandi bizarebwa ufite n'icyizere kuko ufite n'impano by the way nta muntu tujya dutumira hano adafite impano nawe ahuri nimba uri burasirazuba amajyepfo amajyaruguru urandika comment unakore like unasharinga kugira ngo umusore wawe ubashe kumugeza kure cyane ndetse nawe tutakeka ko wagera mu gitondo mpakubone ese iyo bakubwiye ko wowe uri umunyempano uzi gukora amakava uririmba indirimbo zawe ukabishobora wowe usubiza iki ndabashimira tu nta kindi nareza reka twigendere ku gakava gato kuko dufite iminota itari myinshi cyane by the way iriya ndirimbo naririmbye bwa mbere yitwa Gikundiro n'umugabo bita François Nkuru nziza ntabwo ari yanjye ikava nyine iyi nayo bayita izuba rirarenze ni ya Vincent izuba rirarenze ngiyimwe abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriweyo bari nyakura abimuhira
uhanagura cyuya mu gahanga dore umunsi uragiye cyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisabye zirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge mu gatuza n'abatemera bazemera nutanemera uzatega unsange mu rugo nkubwire impamvu utemeye hari igihe waba ufite ubugugu bwo gukora subscribe gukora like aricyo kintu waba wifitemo ariko ntago ari byiza by the way umusore wabiyibutse channel yawe uko yitwa babikore vuba channel yanjye ni Derek Don Dive Derek yeah Don bivuga impano Dive ni ikintu nyine giturutse mu ijuru Don Dive rero ni nk'impano y'Imana ni Derek Don Dive ahantu hose Facebook Twitter Instagram YouTube ahantu hose wanshaka nkoresha ayo mazina abantu ubundi ukanyandikira tukaganira by the way ndimba no mu bukwe n'ibindi birori bitandukanye ushaka ko dukorana wanyandikira kabisa like nakubajije ahashize hawe ndahamenya ariko nshaka no kumenya ubu turi kugana ku musozo ubundi Derek w'ubu nono Dondi nani Dondi ve uyu munsi yap Dondi ve uyu munsi we ni muntu ki nono n'uyu mureba nyine tu financially byarakunze byaje kugenda gute ko wambwiye ati byari bigwe byaje gukunda ntago birakunda tu niyo mpamvu nyine izo views zitaraza niyo mpamvu utari kumbona ni urugamba tu ni iki noneho wowe wakisabira abanyarwanda ikintu cya mbere mbasaba ni ukunshyigikira mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose uko umuntu ashoboye akaba ari ko nshyigikira akantu gatoya ubona ko ari gatongeye gashobora guhindura ubuzima bwanjye cyangwa kagahindura n'ubuzima bw'undi muntu biciye muri wowe nanjye ushobora gukora like ushobora gukora comment kambwira bimeze gutya na gutya uzahindura iki komeza iki ushobora gukora share y'igihangano cyanjye ntubuze umuntu kizafasha ushobora no kuba utagikunda ariko wagisharinga undi muntu akagikunda kandi kikamufasha ikindi ni ukora subscribe kuri channel yanjye no kuri channel muri kurebaho kino kiganiro nabashimiye ko mwafasha umwanya wo kugikora ikindi mugira umutima wo gufasha abahanzi biwanyu yaba njyewe yaba abandi yaba Mr. Emi mubashyigikire urumva baya nabyugugu bo babashyigikire bivuye ku mutima buryo udakunze ibyo wanyu nta wundi muntu uzaza hari n'uwo twahuye arambwira ngo iyo ukoze subscribe ngo buri munsi amafaranga bagenda bamara impungenge subscribe ni ukoze subscribe nta kintu na kimwe uhomba ahubwo ubuteje imbere uwo muhanzi buteje imbere societe nyarwanda ko umuntu natera imbere nabandi bazatera imbere igihugu kizatera imbere nta mafaranga agenda nta namashyeye twaganiriye ku buzima bwawe tuganira ku muziki ubwawo ukora ku giti cyawe tuganira kuri cover zawe ariko by the way sinabura no gusoza nkusaba kubabwira indirimbo yawe ufite hanze kuko niyo nyine tugira ngo bakumenyeho ntabwo dushaka ko bakumenya ku makava gusa yo niyihe hari iyi ngiyi nabanjirijeho yitwa Nturengaho nakoranye n'Umutare Gabi nayo video igiye kuza hari iyiheruka yanjye yitwa Urubavu imaze igihe gito cyane wayibona kuri channel yanjye hari n'izindi nyinshi cyane nagiye nkora mu bihe byashize hari izizaza abantu bagiye bazarebera iki kiganiro hari n'uzakira nyuma y'imyaka 20 cyangwa kirewe narapfuye isinzi igiye kuza muri iyi minsi igiye kuza niyo ngiyo nandi kukubwira Nturengaho igiye kuza video ariko audio iri hanze bayibona ufite umuntu uri kugufasha se cyangwa bafite support y'abantu bagiye batandukanye like management nta management mfite yanza gushaka
umuntu ahubwo umuntu ufite uri ndashaka kubona nimero nyinshi zimuhamagara uno musore kuko n'umusore w'umunyempano bagushake. Abanyarwanda ntabwo baramenya agaciro nyine k'impano ariko umunsi bahumutse neza bakayibona ndabizi ko bazamenya agaciro ko kumanaginga umuhanzi ubikwiye. Njya mbwira abantu nkavuga ati kuki mwinvestinga mu buhinzi mu bworozi mu mishinga runaka yindi why not mutaka investinga mu mpano nk'izi ngizi n'Imana itaguhombera. Tubona ba Diamond abantu bari kuri standard muri iyi Afrika, tubona ba David, kuki wowe utashora muri iyi mpano nakuzaniye Derek Biden ndabwira na ministeri yanabikora. Iki kintu kiri mu bintu bituma umuziki nyarwanda udatera imbere ngo ugere hanze tuwumenye kubera ko nta bantu barimo bashoramo amafaranga. Yego biragoye uramutse uje nabi washya, icyo cyo ndakikubwiye. Ushoramo amafaranga yawe nabi washya, ariko wize neza umushinga wawe ukacuzinga neza impano ibikwiye na papasi ufite niya papasi y'uwo muntu amafaranga wayabona. Muzike ni business nk'izindi zose utunze abantu benshi. Last word to kuba people bawe abafana bawe abo ufite bose. Abafana banjye icyo mpora mbabwira no kubashimira bivuye ku mutima wanjye. Ewana burya umuntu ukoze ikintu akagikunda kiba ari ikintu cy'agaciro cyane. Icyo natwe dukorera ikintu bijyo dukora tubikorera abantu, iyo bikoze rero ntibabikunde kiba ari ikibazo. Burya niryo shimwe rya mbere gukora abantu bakabikunda. Ndabashimira cyane ko mukomeje kubikunda mukabinyereka. Icyo mbasaba rero mukomeze mushyigikire, niba uko ubonye ikintu ukagikunda gisharinge mugenzi wawe, kora comment umbwire menye ko wabifashe ko wabyakiriye, and then mukomeze musupportinge n'abandi by the way. Gutera imbere no gufasha. Kandi wakoze kuza kuri Afri Live. Mr. Emi nawe ndagushimiye bakore subscribe. Nawe uri n'umuhanzi by the way. Ashaka ibihangano bya Mr. Emi ebana afite indirimbo nyinshi nziza isa neza bayishake bakore subscribe basharinge. U Rwanda rukomeze rutera imbere, Abanyarwanda dukomeze dutera imbere. Yes of course, njye ndi Mr. Emi. Wowe uri muntu ki turi kuganira ndi kukwereka abantu, wowe uri muntu ki ugiye gutanga subscribe, wowe uri muntu ki uri hehe uherereye he, byandike hasi aho ngaho muri comment utubwire ati umusore wacu yarameze neza yaririmbaga neza ese wamufasha iki, and then Afri Live TV uduhe subscribe na like and comment of course ziba zikenewe, and then twibanire nawe aho uri turaje niba ufite impano uri umuhanzi cyaye nk'iyo ubonye aha ngaha yagucarenzinga reka twibanire mu yindi minsi nawe aho uri turaje ni Mr. Emi.